havutse ikintu bitaga amavugurura mu itorero. Reka uyu munsi dusakuze, reka uyu munsi tuvuze induru, tuvuge kandi bitubabaze yuko itorero rya ADEPR buri munsi rifungirwa insengero, ariyo yari isoko y'abizera bazima, ariko yagiye ivangirwa n'izo mbaraga z'ubupfu. N'imvuga z'ubupfu unyumve. Twagize umupasiteri umwe araduka mu myaka 18 ati Imana yambwiye ngo nishyingirwe umugore w'imyaka 52. Imana yabivuze ntawe yagiraga. Arahatiriza n'abashumba bati nyamuneka sigaho, ariko kubera yuko yari umututsi baramutinya, abahutu bari abapasiteri, birangira bamushyingiye umukecuru muri ADEPR. Yego, nge yabaye umwanzi wanjye, buke arongera arangarukira, naramubwiye nene hahandi ikigiye gushaka ntabwo uzakibona, inyota yawe uzayigumana tu. n'uyu munsi aracyayifite inyota. Abakabiri twese twaramuyobotse, umuntu witwa Meshaki, umuhanuzi. unkurikire neza, ubupfu aho buzira kandi mwananirwa kubuyobora bigapfa. Azahanura avuga uburyo ki azahanura avuga ngo 2/3 mu gihugu bigiye gupfa. Turaboroga, turaririmba, tubwira Imana, kumbi nyuma yari izindi mbaraga za FDLR ziro zimobilizing. Nari umusirikare please. Aka kavuyo k'abahanuzi kaje kure mu bundi buryo bw'ibwomeke mu itorero, ariyo mpamvu haje amavugurura asaba 50 y'abahutu na 50 y'abatutsi, 50 y'abahutu na 50 y'abatutsi batabonetse. Bari kubura guteze icyo gihe itorero rigiye kuba mu bice bibiri. Hanyuma ndabaza, ni Imana mwumvaga basenga? Yari rese muri urwo rwego. Abari Arusha se bavuze bati itorero rigaruke, bari bande? Nibyo bikorwa bakoraga. Representa bari umuhutu, umwungirije ari umututsi, nuko bashaka kubaka state. Ariko ibyo bafatiraga ku mabwiriza ya Arusha yategekaga RPF na MRND n'abandi. Uyabuyungu ikingiki, uyabikingiki, nawe akari kwabikora. Bivuze ngo na nyuma ya jenoside abo bantu bariyo nibo bakomeje gushaka gutanga amabwiriza. After all, ADEPR ntago yagiye Arusha, ariko yafashe ibikorwa bya Arusha bigira ibyayo. Bafatiwe ibihano, barirukanka bajya gushinga idini. Kubera ko babaharinye kandi babajije amakosa bakoze. Birukanse bashize idini kubera ko abantu bakunda ibibaryohera mu matwi. Wa mugore ntibigize bareba uwakoze ibyaha, ahubwo baramuyobotse. Umugabo araza abamwarimu umugore asengerwa ubishopu, umugabo asengerwa burevera pasiteri. Itorero riragwira, abantu baraza, bukeye umugore afata amasengesho y'iminsi 70 n'umugabo basenga Imana. Mana iri torero rizahinduka gute, Mana iri torero nyine bashakisha mu maso y'Imana ku mbaraga. None Imana ishaka kwereka umugore ko atari we muyobozi w'itorero, ahubwo umuyobozi w'itorero ari nde? Umugabo we. Sinzi niba ko kantu kumva. Yego. Umugore aravuga ati umugabo nta itorero umwuka yego. Nta nubwo yamwihanije ngo anamutenge. Yagiye ku isoko agura ishoka nshyashya. Yego. Acunga umugabo asinzira mu mutwe ati kavuna umuheto nawe. Asanga mu mudugudu umwe harimo insengero zirenga 5. Bose baravuga Yesu Kristo, ariko bose ntibakundana. Baryamanye imihoro mu mitima yo kuzatemana. Yesu. Baryamanye imihoro mu mitima. Reka mubwize ukuri, reka mbabwire icyatumye leta ihaguruka. Imana ishimwe. Amina. Ukajya mu itorero ugasanga umuntu restoration church itangira igaho gutwirije ubusa ko byari itegeko ku itorero mu rwego rw'igihugu. Nibwo bwari ubwa mbere mbonye ADEPR yiriza iminsi 40. Bakabigira official bati musenge hadutse itorero ryitwa restoration, mushyiraho umwete kugira ngo Imana idutabare iryo torero ntirizabeho. Nari umusirikare, ariko najyaga nyobora amateraniro, tuza mu masengesho.
iminsi 10 twakoraga igikorwa cyo guhuriza hamwe imbaraga tugasenga. Ku munsi wa 10 n'igihe yayoboye amateraniro regional ari inyuma hari hamwe ati we yobora ndaje mbwiriza. Ndiyo nyobora turo dusenga Imana irambwira ngo none se waruzi ko bari ari abapagani baranze bahunza amafuta ari muri kandi inyuma hasohotse abandi saba pagani ahubwo bahunza amafuta ari muri babwire uhereye hejuru bakizwe. Ayo masengesho ntabwo twigize tuyarangiza ku rwego rw'igihugu ntabwo twigize tuyarangiza kuko mu Gakinjiro bararwanye ayo masengesho y'iminsi 40 atarashira yo muri ADP. Yego mu Gakinjiro bararwana baraterana ibipfunsi bapfa avuga ati ndafashijwe we mushu ndafashijwe ndaguhe 5 miliyoni 5 ndaziguhaye. Uwo muntu ntabatizwa ntihanishwa ntagira gute ahabwa n'intebe y'imbere. Wa mukristo waje akurikiye Kristo arasunikwa akajya kwicara ku muryango uwagahabwa intebe kuko azanye miliyoni 5. Washakaga ubuyobese Mushumba ati tuzashyiraho igisenge ati kandi igisenge ni miliyoni 10 na zingati ibyo ntibikuvune Mushumba ndahari. Mushumba gahaguruka ati dore umukozi w'Imana kuko imitima iziritse kuri ibyo. Kirya gihe byari imihoro abantu batinya kwicwa. Uyu munsi n'amafaranga aziritse ku mitima n'imitekerereze y'abantu. So igisubizo kira bakunzi abadukurikira mwese ba channel yitwa Life in Jesus TV yo mwito Life in Jesus Christ Church, hanyuma ni Humure TV. Abadukurikiye kuri Humure TV iyi channel mutari muzi mushobora kujyaho mugakora subscribe, hanyuma kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro bagira, kubera ko ibiganiro bagira ni ibiganiro byiza. Hanyuma ntabwo nigenge ndi kumwe n'umushumba muraho neza. Ntabwo umwana muto ashobora kubwira umuntu mukuru ngo Yesu ashimwe, ahubwo umuntu mukuru ni wibwira umwana. Ibyo uvuze nibyo yego biterwa nuko twatangiye tuganira. Okay. Iyo ngite mushumba muraho nkabwira ngo muraho neza utegereza ko mubwira ngo Yesu ashimwe. Yego Yesu ashimwe ahimbazwe. Amen. Ndumva duhutse ntabwo byari kuza kunkundira iyo nabanza kubivuga. Hanyuma nk'ibisanzwe nge nitwa Ikuzo Emmy, ushobora kuba nyumvisha ari ubwa mbere, ako ndi umunyamakuru ukora mu gisata cy'iyobokamana mazemo imyaka itari mike, ariko naje kugira umugisha wo kwisanga ibintu narabihamagariwe ndetse nkabikora as passion. So ndifuza ko rero muri uyu mwanya nza kugirana n'umushumba ikiganiro kitari buze kuba kirekire, ariko ku bantu badukurikiye ari ubwa mbere ntabwo bazi amazina ye, ntibazi ngo ninde, ntibazi ngo aherereye, ntibazi ngo akora iki, agiye kutwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Revera Pasteur Benga Colonel, ndo umushumba ariko ubu udafite itorero mbarizwamo bitewe n'ibihe biciyeho cyangwa ibihe turimo muri no minsi bijyanye guhagarikwa kw'amadini n'amatorero, ariko ndi umushumba. Yesu aduha umugisha. Ngira ngo dukora iki kiganiro twicaye Nyamata cyangwa mu karere ka Bugesera i Nyamata. Yego. Hanyuma niho mukorera umurimo cyane, niho mwawukoreraga? Niho twakoreraga. Twakoreye amatorero 2 cyangwa 3 atandukanye. Nabaye umushumba w'itorero rya Beteside Nyamata mu gihe kingana n'imyaka 5. Nabaye umushumba wungirije mu itorero Minivam, nagiyeho nkugiye kubafasha imiyoborere n'imikorere. Nyuma dutangira irindi ryitwaga ihuriro ry'abakristo mu Rwanda, naryo ryaje guhagarara kimwe n'andi matorero ko yagiye hagarara. So undi free nta torero ndimo. Uru ruhererekane rw'ayo matorero ndibuze kurugarukaho mu buryo burambuye muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku mpamvu zivugurura no kuvangirwa. Impamvu zivugururwa mu madini n'amatorero turibuze kubigarukaho, ndetse tunarebe kandi izo mpinduka kuba kwazo, ariko tunarebe kuvangirwa mu muhamagaro.
ngira ngo abantu badukurikiye muri uyu mwanya bashobora kuba bazi byinshi kuturusha cyangwa bazi bike, ariko tugiye kuganira n'abahanga benshi, ko abadukurikiye ni abahanga kandi bagomba gukuramo iby'umumaro. ngewe nkora ikiganiro rero target yanjye si ukwemeza abantu, ahubwo ni ugukonfuzinga abantu bagacanganyukirwa, kuko mba nifuza ko umuntu wacanganyukiwe ajya gukora ubushakashatsi ku bintu yumvishe kugira ngo akure amakuru hirya no hino. njye simwemeze cyangwa we ntumwemeze. niyo mpamvu tugiye gusaba Mwuka w'Imana kugira ngo muri iki kiganiro atuyobore. ngirirwa umugisha rero kuba ngiye kubakira mu kiganiro, wenda ndibuze gusenga, hanyuma natwe nituza gusoza ikiganiro uraza gusenga nk'umushumba udusoreze kugira ngo ayo magambo abe inkomezi. urakoze cyane data, turagushimye ko tubonye undi mwanya udasanzwe w'agaciro, si ikiguzi twishyura kugira ngo tube turi amahoro, ahubwo ni imbabazi zawe. benshi badukurikiye, hari abarwayi, hari abashonje, hari ababuraye, hari ababwiriwe, hari abashomeri, hari ababuze akazi, hari abari gukubitwa inkoni zitagira umubare, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye bari kureba iki kiganiro. hari n'ukubona byibushe akavuga ati iki kirahaze, hari ukubona unanutse akavuga ati hararwaye. hari ibibazo byatumye abantu benshi bacanganyukirwa ku buryo imitwe y'abantu yuzuye ibibazo bitari bike, ariko ninde ushobora gukemura ibyo bibazo usibye umubyeyi, ko ari wowe gusa. niyo mpamvu natwe turi amahoro, ni uko twabonye neza yawe. uyu munsi tukaba tuvuga turi bazima, abatakiriho si uko bakoze ibyaha ngo babe barapfuye bazize ibyo bakoze, ahubwo ni uko twisanze mu isi y'umubabaro n'umuruho. benshi bayiruhiramo cyangwa se twese tukaruha, ariko umwanditsi w'umuhanga yaravuze ngo mu isi munsi y'ijuru uwavutse wese yavukiye kuruha. niyo mpamvu igihe habaye igihe cyo guseka n'igihe cyo kwishima. tugiye kumara agahe gato tuganira, kandi turi buze kuganira ku byungura abantu badukurikiye. reka umutima wose ugiye kwakira aya magambo, aho amagambo y'inkomezi ku byazi, cyangwa se aba amagambo atuma ashaka gusoma no kugira ngo asobanukirwe, kuko ubwoko bwinshi kandi ubwoko bwawe bupfuye buzize kutamenya, ariko nibamenya bagasobanukirwa uko kuri kuzababatura. reka umushumba ntaba ari we, ahubwo Mwuka w'Imana muyobore, nanjye ntaba ari njye, n'umuntu ugiye kureba iki kiganiro ntaba ari we. twese tuze kugabana muri iki kiganiro, kandi umugisha wawe ku muntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amen. amen. mushumba, ndibuze guhera ku kibazo gishobora gukonfuzinga abantu. umaze igihe kingana iki ukijijwe? nkijijwe vuba muri iyo myaka yose wayoboye idini? yego, nakijwe mu mwaka w'1983. 83? yego. ubwo ni vuba? ni vuba kabaye, kubera ko hari abo turi kumwe bajya bavuga ngo bakijwe muri za 50 kombye, kandi baracyariho. uratubwira n'impamvu wakijijwe? yego, impamvu nta yindi. agakiza ntikaza ku muntu kugira ngo akizwe anezeze abantu, ahubwo kaza ku muntu kugira ngo akizwe azabone ubugingo buhoraho. niyo mpamvu nakijijwe. ariko wari ukiri muto, wari utarivangavanga mu by'isi byangiza abantu. ni amahirwe kumenya Kristo ukiri muto, kuko nawe yahereye kuri 12. yego, ndanezerewe wongeye kuganira n'umuntu ubizi neza, kuko iyi myaka ntabwo ari ubusa uri muri uyu murimo. yego. numvisha ahantu henshi wanyuze, ariko reka tuze kugaruka ku bibazo byanjye bitari byinshi ndibuze kwibandaho muri iki kiganiro. aya mavugurura, izi mpinduka zabayeho, ndabizi ko abari mu gisata cy'iyobokamana tugira ikintu cyo kuvuga ngo Imana yaratubwiye, ubuhanuzi ngo hari ikintu Imana yari yavuze, wenda ibyo turi buze kubireba, ariko n'ubundi hari abari hanze bashobora kutubeshya bati Imana yari yaduhaye amakuru cyangwa ntabyo Imana yaravuze. ariko muri aya mavugurura yagiye abaho yo gufunga insengero, iyo murebye musanga kabitera ari urakoze kuko ni abantu bakeya bariho batekereza kuri icyo kintu. ni abantu bakeya bafata umwanya wabo ngo bibarushye mu mutwe babitekerezeho. kuki twageze igihe amadini n'amatorero bigahagarikwa, cyangwa se hakabaho ko badusaba kuvugurura mu buryo bumwe cyangwa ubundi? icya mbere, twakagombye kumenya n'abandi bantu ari bo bose, amavugurura ntabwo yatangiye vuba, kuko umushinga ukomeye cyangwa umushinga mugari Imana yari ifite hari ukugira ngo umuntu azakizwe abone n'ubugingo buhoraho. kuva Imana iremye isi hariho gahunda y'uko umuntu azakizwa akabona ubugingo buhoraho. so iminsi yose umuntu atangiye urugendo rwiza rwo gushaka Imana kugira ngo azabone ubugingo buhoraho, hagomba kubaho inzitizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. za nzitizi rero tujye twifashisha ko Satani
twifashisha ko satani ari uzitera, ariko akenshi hari indi mpamvu ibitera. Ubundi tuvuga ko ibyo bintu bishobora kuzanwa n'ibintu bitatu: umuntu ku giti cye, ibintu cyangwa abantu. So iyo hajeho amavugurura tuza kureba icyabiteye n'iki. Ese ni ibintu, ese ni abantu, cyangwa ni n'umuntu ku giti cye? So igihe turiho tubisengura cyangwa tubisobanura, bisaba kubyumva areba n'iki cyateye ayo mavugurura. Urugero, ntabwo uyu munsi twavuga amavugurura tudafite ibihamya. Ntabwo twavuga ngo amadini n'amatorero birafunze tudafite ibihamya, kuko aho uzava ukagera nta leta ihagurukira itorero cyangwa idini, kuko itorero cyangwa idini ni umufatanyabikorwa wa leta. Ni ukuvuga ngo nimba turiho tujya i Kigali, itorero rikuri uruhande rumwe rw'umuhanda ndetse na leta iri ku ruhande rundi rw'umuhanda, twese turaharanira kugera ku byiza cyangwa kugeza abantu b'Imana ku byiza. Ariko deviation izajya kugaragara ku ruhande n'iy'itorero ryigisha abantu iby'ubugingo nyuma y'imibereho myiza y'abaturage. Twese twahuriyemo na politiki iyoboye igihugu, habaho deviation y'itorero riyobora abantu ku by'ubugingo. Rero turaturanye, itorero na leta dutuye ku muhanda umwe, umwe ari haruguru undi ari hepfo, turuzuzanya. Ariko leta igira imbaraga mu itorero kuko itorero ritunze abanyagihugu. Ni ukuvuga ngo amatangazo menshi, ibikorwa byinshi bya leta, kuko turi abafatanyabikorwa, byagaciye mu itorero. Hanyuma natwe tukajya gusaba leta amabati n'amasima yo kubakira ibikorwa remezo b'abaturage bayo. Ni ukuvuga ngo leta n'itorero biracyakorana. Icyo tubujijwe ni uko itorero ryateruka rikajya muri leta, cyangwa leta igateruka ikaza mu itorero. Icyo gihe biba byivanze, tuzisanga igihugu kiyobowe n'idini runaka, kandi siko byakagombye kugenda. Leta ni umubyeyi w'amadini n'amatorero yose muri rusange. Sinzi nimba ngushubije. Uransubije, ariko nyine sindanyurwa kubera kuri gusubiza nk'umupolitisiye. Wakumva yakavuga ati nyine ntago wavuga nabi leta irimo kandi yarabifunze. Ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe. Hano kuzuzanya kwa leta n'amadini ni uburyo bwiza bw'imiyoborere, ariko iyo habaye kuvuga ngo leta yaje ijya mu madini n'amatorero n'insengero irangije irafunga, ndashaka abanyetorero, abanyedini twemere ko hari aho twagize intege nke. Mu kukubaza iki kibazo mushumba, ndashaka ndebe itorero ntago ryarangaye, idini ntiryarangaye, abo bari mu miryango yose ishingiye ku myizerere, ntago mwemera uburangare bwabaye. Urakoze cyane. Iki kintu reka ngigusubize mu buryo busa nawe urambuyeho gatoya, kandi abantu bose bacyumve. Dukure urubanza kuri leta. Ndavuga leta cyangwa se mvuge leta yacu. Ya leta sinyishyiraho urubanza, ndarushyira ku idini aho n'itorero. Ngasoza ko ndakura urubanza kuri leta. Ndi umukristo kuva muri iyo myaka 94 intambara irangiye, cyangwa tumaze guhagarika jenoside. Nari umwe mu basirikare bahagaritse jenoside. Nabaye mu itorero rya ADPR kuva iyo myaka y'94. N'uyu munsi ugiye Gahogo bakubwira ngo hano hari fondasiyo y'umusirikare wari utunanga yitwa Colonel Muhanga. Imuhanga. Wow, tubigushimire papa. Yesu agumugisha. Cyane ko umunsi wa mbere dusize itorero cyangwa dusize ikibanza cya Gahogo, nari umukanishi mu gisirikare, nagiye gukanika tracteur cyangwa se machine kugira ngo izadufashe kujya gutegura ibisasu. So haba amatangazo ku itorero rya Nyabisindu, iryo torero nari ndirimo cyangwa iryo teraniro. So tujya gusize Gahogo njyanye imashini, abakristo barahunga baravuga ngo inkotanyi zije gutwara ikibanza cyabo.
mu materaniro ku cyumweru gikurikiyeho bata amatangazo ikibanza cyajyanwe n'inkotanyi mpaguruka nk'umusirikare ukijijwe n'ibyo wakijyanye bati yaje n'imashini ndabwene reka n'igihe wazanye imashini n'igihe wahashije barabona barabyumva bati ntabwo twari tubizi. So kuri leta ndaza gusa naho ngiye ku ruhande ho gatoya ndahagararaho gatoya muri iryo torero nabayemo nazamukanye naryo mu bihe bitandukanye. Ntabwo bigeze bakorana na leta ku rwego rumwe cyangwa urundi, ahubwo wabonaga dusa naho twiyima leta. Byaje kubyara amavugurura yavuye mu itorero rya Restoration Church. Twasubiranyemo hazamo amoko haza n'ibindi, ndetse rimwe na rimwe leta igahaguruka bati nimuanze mubaze neza muri abasirikare basengerayo mumenye ibyo ari byo. Tuza gusanga ngo haje amavugurura ngo 50 b'abahutu 50 b'abatutsi ni gutorero zihagaze neza. Ariko nsubire mu buryo bw'umwuka, twari dufite abahanuzi, umuhanuzi umwe Imana yigeze gutuma ngira ngo n'uwarari yahoze ari umupasiteri bita Chrysostom, yigeze kuvuga ngo Imana yamutumye ngo itorero nirive Arusha rigaruke mu gihugu. Araharatuye ngo yavugaga itorero riye ADPR. Okay. Ati muve mu bintu byo kuvanga by'amoko, ni muve Arusha mugaruke mu gihugu twubake umurimo. Ati niko Imana yantumye. Ati kandi nta muhutu uzabona ijuru cyangwa umututsi keretse umuntu ukijijwe. Ni ukuvuga ngo uburangare noneho buri kwiki kwitorero ntago buri kuri leta. Ariko ubu burangare buraza gutuma leta igaruka kutubaza ngo muri mu biki. Uburangare bwaje kutuma havumbuka irindi torero, ngira ngo havumbutse andi matorero mato ariko atarafite imbaraga. Ariko nyuma ya Restoration Church ngira ngo haje Gosheni Gitarama, haza Zion Temple, haza umuriro wa Pentecote. Ari muri Pentecote ni nyuma ya Zion, ni nyuma ya Zion. Kuko ubwo umuriro wa Pentecote uvuka nari mu itorero rya Gatenga, ariho turo twubaka rurya rusengero. Nabonye bari kubaka n'urundi. Yego. So ako kavuyo kose ni uburangare bw'itorero, ntabwo ari uburangare bwa leta. Ariko leta nk'ufitemo abaturage nigaruka kaza kutubaza ngo muri mu biki. Muri ayo mavugurura yose twaje gura n'ikibazo, no kuvuga ngo ihererekanya ry'ubuyobozi ku itorero ryayishingiye ku moko n'ikene wabo, bituma hajyaho abayobozi badafite ubushobozi bwo kuyobora abandi. Muri leadership baravuga ngo abo udashobora kuyobora urabateranya bakaza kukuregera. So uri uke muri manza zabo bagahita babona ko ushoboye. Ariko leadership nziza bahora bigisha abantu uburyo bwo kugenda neza mu bintu. So ntago twigeze tubona abo bantu badufasha muri ubwo buryo. No kuvuga ngo buri muntu yarazaga akavuga ati uriya nimwe nacu ni mu mudugudu, nyuma yo guhabwa umudugudu bugacya agahabwa paruwasi, akaza kuri paruwasi ari mwarimu agasengera upasiteri kuri paruwasi akayobora paruwasi. Hazaza umuntu wigisha mu Giswahili cyangwa mu Cyongereza bati mujye Nyarugenge mujye kuzanuza Icyongereza. Ese uyu mupasiteri ntabwo kagombye kuba yarize mbere. So uburangare bwacu bwaje gutuma amavugurura menshi. Nagwa nk'urugero ubimazemo igihe. Nyuma y'umuriro wa Pentecote haje Bethesda Hall Church. Nyuma Bethesda niyo yaje mbere y'umuriro wa Pentecote. Nibyo. Okay, sawa. Ko Bethesda yaje rwose muri wa Pentecote waragiye. Muri wa Pentecote ni waje igihe tw'idukombe. Yego. Bethesda yari tarasohoka. Yego. Hanyuma nyuma yaho hajemo n'andi madini mato. So muri ubwo burangare bwacu bwose tuvuga ngo tuyoborwa n'umwuka, ngo umwuka era niwe uyoboye abo bantu, twaje gusanga ari ibintu abantu bakoraga ku bw'inyungu zabo bwite. Umuntu agatangiza idini cyangwa itorero atagamije kubwira abantu iby'agakiza, ahubwo agamije kubwira abantu uburyo bagomba gutura no kugira icyo bamugenera. Ngira ngo ari umupasiteri umwe twakoranye ikiganiro ku bijyanye na amaturo n'icyacumi ndetse n'imisoro y'ayo maturo. Abakurikiye ikiganiro hari abaciye inyuma barampamagara barambwira ngo naravangiwe.
ariko ntabwo nari navangiwe. Ntabwo nari navangiwe kuko nyuma hari abo twahuye nigisha ahantu mbigisha ku cya 10 n'amaturo n'uburyo bwo gutanga imisoro kuko na Kristo yarayemeraga. So muri urwo rwego rero hari amavugurura yandi yabayeho, abantu agateranira i Kigali materaniro kwa kabiri, agaturisha iteraniro ryarangira saa 12 ugasanga hari itike imutegereje Nyabugogo agiye Kampala. Amafaranga yakusanyije yose akabika Kampala. Yego. Ntabwo mbyumvishe neza. Akabwiriza hano agakusanya mu maturo yose agashyira mu mufuka, nimugora agatega akajya Kampala, cyangwa akava Inanga akajya Nairobi, akagenda akabitsa amafaranga, akazagaruka umunsi w'amateraniro ku cyumweru nimugora yasoza amateraniro, kwa mbere bamushaka bati afite igiterane Mombasa. Ariko babaga bafata ya maturo, ya mafaranga yatanzwe n'abakristo bakayasora hanze y'igihugu. Tubivuge neza, itorero ryavangiwe nuko abantu banze kwemera Kristo ngo amusenge mu mwuka n'ukuri. Ariko ukiraho nimyemerera gato nsubira inyuma. Yego. Mushumba, muri abasore mufasha umwanzuro wo kujya kuza kubohora igihugu ko cyari kiboshye. Hanyuma hari amatorero cyangwa se amadini yakoraga muri iki gihugu, ko ayo madini abwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu. Kuki mugenzi wanjye dusengana dusangira igaburo cyangwa nabatije cyangwa wambatije aje kuntema cyangwa ngiye kumutema? Ni kibazo. Mwe mwumvaga amakuru ameze ate ku bijyanye n'iyobokamana mu gihugu? Ntago ndi ubitindeho cyane ko dufite examples ziri muri Bibiliya. Ibyakozwe n'intumwa ngira ngo bice 2 nyuma yuko abantu bagiweho n'umwuka wera nibwo ivuga butumwa risesuye ryaratangiye ritangira n'abantu hafi 120 bagenda bagabanuka bitewe n'impfu n'ibyago no kugirirwa nabi n'ibindi byabagaho. Ariko n'ubundi hasigara babandi 12 nyuma ya Yuda hari uwo batoye. Uriya nawe yakoze mu gihe cyavaho, abandi bagwa gutyo, abandi baricwa. Abakagombye gusigara ni bene Zebedayo, ari babandi tuvuga ngo ni Boanedisi cyangwa se abana b'inkuba. Abo nabo basigaye buracyako baricwa, hasigara 2. Ababiri rero tubona Yohana ajya muri Patmos, avuyeyo yabaye nk'ucwekeza, aratuza kuwera ibyago yarabonye. Petero nawe ari yaranja kugira ngo aticwa, aba mu Baroma, aba no mu Bayuda, abura icyerekezo. Hagomba kuvuka undi muntu w'umwiyemezi, reka mvuge gutya, cyangwa uri ufata icyemezo akavuga ngo nimba ari no gupfa napfa. Niko kuvuka kwa Paulo ntabwo yaje kubwiriza amatorero 7 kuko ari yayeretswe, ahubwo weretswe amatorero 7 ni Yohana. Nkurikire neza none aho ngaho. Nukuvuga ngo kuva uwo munsi buzuye umwuka wera, imigambi ya Satani kugira ngo itorero rizavangirwe uhereye kuremwa kw'isi. Imigambi ya Satani yatangiye gusora hato na hato, hato na hato, hato na hato. Noneho kubera ko abari abahanga cyangwa abagabo babanye na Kristo bagize ihungabana, bajya ku ruhande. Bajya ku ruhande, barahunga, baravuga ati ibintu biri mu rupfu. Bamaze kujya ku ruhande, haduka abahanuzi b'ibinyoma. Henda twafata nk'umugabo ngo nimba yaritwaga Petero, wabonye Yohana na Petero basengera abantu, aravuga ati izo mano nanjye mwazimpaye. Si ukuvuga ko uyu muntu atarabizi, ahubwo igihe yahagurukaga ahanga mu bantu buzuye umwuka wera, ntago yagumanye n'abigisha cyangwa n'abategura intumwa cyangwa n'abategura abantu, ahubwo yabaye separated n'abandi, ajya mu bindi. No uru rwango rukomoka kuri Satani rwaragiye rwarika muri ba bantu batagumanye n'abandi. Ndaguha nk'urugero, Petero na Yohana bagiye kurwanya Paulo, baramubwira ngo wakwigishira iby'amategeko by'umusaruro urabyigisha kubera iki? Si uko bari bamwanze, nta message bari basigaranye kuba yasaga naho bahunze, ariko kugira ngo basubire ku murongo
byasaba ko bahura na Pawulo akabacyaha. Arababwira ati nahamagariwe amahanga, mwahamagariwe abayuda n'abisirayeli, musubire Yerusalemu mureke nkomeze. Barongera basa naho bagize ikintu kimeze nk'ububyutse. So kwangana k'umukristo cyangwa kuza mu gihugu mu 1988 nasengewe ubupasiteri. Wasengewe ubupasiteri 8 n'umunani. yego. Ibyo ushobora kuba uzi nibyo muri Betesida 2012, ariko ni ibisanzwe muri Betesida ikora gutya. Niyo haripoti nguru umupasiteri wangera akagupfukamisha, ibyo ntacyo bintwaye. Ariko gusiga itorero nkaza mu gihugu nuko nari mfite isezerano Imana yampaye. Kuko nigeze kwibaza ese ko mbona nkizwa ndi Tanzania, bene wacu bavuga ikinyarwanda barakizwa, iti nzabakwereka. Ndaza mbageze mu mbana nabo ngo umujyanama mu itorero. Ni nkubwira ngo ku umujyanama mu itorero ntugere ngo kurevo ya regional. Urumva nyine mukigera aha akabazo karyoshye. Mukigera aha hano mu gihugu mumaze kubohoza igihugu, mugeze hano kubohora igihugu apana kubohoza. Mumaze kubohora igihugu mugeze hano, hanyuma muhasanze abandi bitwa bizera basenga bamwe idini runaka rya ADEPR. Namwe mwaje mujoyininga mufata uwo mujyo mugendera hamwe, ariko harimo abishe n'abiciwe. Yego, reka kandi bikwemeze ngo yego. Ndi umwe mu basirikare binjiye Nyabisindu, ndi muri patrol, hari mu kwezi kwa 11 amatariki yo hagati. Twumva kagoma ku rusengero rwa Nyabisindu, turo dupatrolinga Nyabisindu harya hafi y'urusengero muri Kaga Centre. Abatahazi ni mu karere ka Muhanga. Karere ka Muhanga. Twumva kagoma turagakurikira. Je nari nkijijwe. Turagakurikira n'abasirikare tugeze nsanga bari mu rusengero. Ndavuga nta n'amahirwe Imana impaye, sindi buyiteshe mukingure. Batinyaga inkotanyi cyane vikana kwinjira mvuga wambaye umukotanyi rero bakabona icyombura kijimije, urapfukamye uboregeye Imana, kucyo mfashe mateko akakageni, narinzi ko ndigiye nyine nta umushumba yaratara n'umushumba wo bitasaga utuja ni wari uyoboye iryo teraniro rya ninjoro. Arahaguruka ndambika ibiganza aravuze ati Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo azagukomereza muri iki gihugu. Haleluya. Hanzi kandi koko naje gukomera. Ariko tugaruke abo bantu bose twabanye nabo, kandi bamwe bisha babo bibi, hanyuma kandi baraho, kandi baremezanwa natwe ko bariho banahanura, baremezanwa natwe yuko ibyo Imana ivuze ari bikoresheje. Ntago bitureba, yaravuze ngo nimutangorera amabuye azakora. Ntibitureba icyo bavuga, nimba ari uko kuri kizagaragara. Ariko nyuma ya byose byaje gusoza, haje inkiko gacaca, bamwe barabihanirwa, harimo abapasiteri, harimo abavugabutumwa, harimo abarimu, abaririmbyi n'abandi n'abadiakoni benshi baje gufungwa bazira igikorwa kibi bakoze, bitirirwa ko ari abakristo, bica nabo ubwabo. Abo tubarenge, amen, abo tubarenge. Uyu munsi tufite imyaka 30 n'ingahe jenoside yahagaze mu gihugu. Ese ubu abantu bakagombye kuba bangana? Dore igituma bangana ni amadoctrine aremwa mu nsengero. Amadoctrine bo bwabo barimo atari irya Bibiliya, ko dogiteri ya Bibiliya nimwe. Voilà. Abantu biremera amategeko n'amabwiriza. Ndaguha nk'urugero, nyuma yuko ubwoko bw'Imana butashye buva mu gihugu cy'i Babuloni, bariho bitegura gutaha, kuko Bibiliya iravuga ngo imyaka 70 itaragera ntimwemerewe kumva abahanuzi, abapfumu, ba nyirandarose, izo ibizatuma muhungabana byose muzabireke, ngo muzasabire icyo gihugu amahoro, nikiba amahoro namwe muzaba amahoro, mugisabire umugisha, nikigira umugisha namwe muzawubona. Imyaka 70 itaragera nzatangira kwica abami b'ibyo bihugu, hanyuma rero nzaze mbakuraho n'abatanze cyangwa n'abashyize basubize mu gihugu cy'isezerano. So imyaka 70 itaragera rero, nibura kuri imyaka 50 n'ingahe, Ezira, Nehemiya n'abandi bari abajyanama mu by'amategeko, abandi ari abahereza, abandi ari abacamanza, bateguye icyitwa uburyo bwo kurinda amategeko n'amabwiriza y'ibintu byo mu nzu y'Imana, ari byo byaje kubyara abasadukayo.
So natwe rero uza gusanga muri iki gihe cya none ya mategeko n'amabwiriza dukora tujyana muri RGB ari uburyo bwo gukumira bene wacu. Urugero, je nintangiza idini uri muri umuna wanjye nzakugira vice pastor, mfata umugore mugire usinze ushinzwe ntanga imirimo nshingiye ku muryango, none abandi bose musigaye mubaki abayoboke. Umunsi uzamenya doctrine zirinze itorero cyangwa se uburyo bw'imiyoborere y'itorero urimo, ntabwo uzigomeka, uzaza kubaza. Nuza kubaza ngucyaye nkubwire ko wuzuye abadayimoni. Ntabwo wuzuye abadayimoni, ahubwo washatse kumenya, ntitwaguha umwanya kumenya. Wabishakaga igisubizo ni utagura umuhoro ngo uteme. Amagambo uzavuga hano muri quartier aruta umuhoro wafashe. Biroroheje. Muri ifungwa ry'amadini n'amatorero hari amadini amwe namwe atari guhagarikwa pe, wabona gafite imikorere myiza, bakorana na leta neza, bagenda neza, ariko umuntu bakamuhagarika bukacya byukira mu kagari, ku murenge, kuki mwampagaritse uriya ntimumuhagarike? Yego, aho kugira ngo avuge ati tugize amahirwe imitorero rye yasigaye reka tujye guterana, nawe nimumuhagarike. So si ukuvuga ko atareba ko akora umurimo wo utuma abantu bakizwa bazabona ubugingo, ahubwo arabona ari wakusanya amafaranga. ubundi ahantu habaye ikibazo mushubu, kuki icyo twita umurimo w'Imana aricyo kintu cyabaye indiri yo gukuramo abantu amafaranga. Wenda mbere yo gusubiza ko nagize umugisha wo kuganira n'umuntu, ariko nanone nzagaruka, ntago nyuzwe, ndashaka kuzagaruka turebe igisirikare no gukizwa. Harimo ibibazo byinshi nabo zombi baza, ariko ngize umugisha wo kukubona. Hanyuma mushimire ko wemera guca bugufi kugira ngo uvuge ibintu nk'ibi bikomeye, utanga ikiganiro nk'icyara buri gukiza. Tubi inyuma gato, muri hani Gahogo, muri mu murimo w'Imana havutse amacakubiri, ibice bibiri mu itorero, aba ni Abahutu, aba ni Abatutsi. Ndashaka kumenya uyu muzi umeze watewe n'iki, ko bari babonye muje muri abantu bafite Imana kandi koko basenga, nabo bakamusanze ari abantu basenze kandi ibyo bagambiriye kugeraho batabigezeho bamwe muri bo. Kuki abantu batatsinzwe ngo bemere guhindukira kugeza ku rwego na n'uyu munsi dufite abashumba bafite abakristo bari mu bice bibiri, abacu n'abatari abacu, ku buryo n'utari ubwoko bwabo bemera gushira imbere ari ufite iki agafaranga, udafite agafaranga akaba atabona inshingano kubera ko ari bwa bwoko. Ndashaka menye ku badukurikiye, Imana muyensera he muri ibi bintu? Urakoze. Bibiliya, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere, uhereye nibura ku murongo wa 4 hejuru, Yohana yasobanuraga Kristo ari we, ariko ku murongo wa 4 aravuga ngo muri we harimo ubugingo, uwo Yesu Kristo, muri we isi itararemwa, muri we harimo ubugingo, harimo imyaka ibihumbi n'ibihumbi bidashobora guhinduka, ngo ariko ubwo bugingo nibwo bwahindutse umucyo w'abantu. Uyu mucyo wakagombye kubanziriza abantu bakamurikirwa, tukabona kumenya iby'ubugingo, ariko muri ubwo bugingo niho habitse umucyo w'ibintu byose, kandi uwo mucyo waviriye isi, waviriye umwijima ntiwawumenya, ariko haryabaho agasobanuro ngo umwijima ntiwatsinda umucyo. Kubera iki nkubwiye amagambo? Uwo ari we wese yakubwira ko akijijwe, uwo ari we wese yakubwira ko yamenye Imana, uwo ari we wese yakubwira ibyazi. Gwe nk'urugero, uyu munsi RGB irategeka ko abapasiteri bose bagomba kuba bize theology ku level nibura ya university, sibyo? Masayo niba ari 1200. Yego, kandi pe ndabishima, ariko university ugiye kwiga theology ni knowledge, yego, ntabwo ari agakiza. Kuko agakiza ni ukumenya icyaha n'uwakigukijije, ugagaciro wagukijije icyaha, ugatesha agaciro icyaha. Ntidukizwa kubera ko ibyaha bitariho, ntidukizwa, dukizwa kandi bihari.
nimba ari ubusinzi dukizwa inzoga zihari. Ndetse umpaye umbajije uti ese wigeze unywa inzoga? Kuva mu bwana bwanjye sinigeze unywa inzoga. So ninkubwira ngo ndakijijwe sinzakubwira ko nakijijwe inzoga, nuko nakunze Kristo ambera inshuti nziza. Igihe nakageze icyo kunywa inzoga, ndabibona mbona basinze, ndabona ya Yesu ni imfura, hariya niho nari kuba ndi. Mbona bambara ubusa, mbona batuka babo, mbona barwana, kandi yamara gusinuka uti warwanaga wapfaga ikinuri, ati ni inzoga. Imana ishimwe sinazinyweye. So tuzikizwa zihari. Tureka ubusambanyi buhari, tureka ubujura buhari, tureka ubugome buhari, biraho ubibona. Kwiga teoloji ntago bivuze ko ukijijwe cyangwa ahubwo ugize ubumenyi cyangwa ufite umuhamagaro. Ndugu yangu, banze Kristo abafarisayo babitsa amabanga yo kuza kwe. Bagira igihe banamubaza ati please warasaze. Arabaza ati kubera iki? Uvuga ko uruta Aburahamu, noneho uruta nyoko wakubyaye. Ariko bari babizi neza ko Kristo wonaza azaba aruta abantu bose. Ndetse n'ikimenyimenyi bigeze no kumubaza ati dufite akabazo hano, hari abaroma badutwaza igitugu, uri tayari kuturwanira kuri umwami w'amahoro ukabadukiza amaboko yabo? Ariko reality iriho, ntago bamushakiye muri nzira zamuzanye gushaka uwazimiye, kuko nta rindi zina twahawe tugomba gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo wenyine. Ibyo nibigeze ayimenya. So noneho abantu bose batubwira reka musetsa abantu 95 bishyira 96 u Rwanda cyangwa se Kigali yuzuyemwa abantu bavuye mu bihugu byinshi, i Burayi, muri Afurika, birakavuyo. Noneho tukagira na Minwari abona ko akazi karangiye, ikazi yari isigaranye nako gusambanya abakobwa bacu. Minwari yari igihari kuko yagiye 96 mu hagati. Babaga i Remera, ntuze kuvunika, ushobora kuba urukira umwana we. Babaga i Remera, twagiye gusyaga inyuma grenade iraduturikana, Minwari baraza, ndabyibuka. Babaga harya bubatse Zaria Court, bakaba no hirya ya Ferwafa gutyo. Hasohoka itegeko ryo gufata indaya. Indaya zifashwe 2-3 zihindura uburyo nazo, zambara amakanzu amajipo ya kaki n'udushati twenda kuba ubururu kuntu ni blessieri. Bose bakita indaya zariya zose mu Migina zikitwa ko ziga ku ishuri rya hariya ikiye Adebe. Adebe imwe yari hano munsi ya Kiye hasi n'ubundi. Munsi ya Kiye iruhande rwa mujya nko kuri MTN. Yego, Adebe Nyarutarama. Bose ugakubitana nabo, amakayi bayafashe gutya n'utujipo. Urumva uri ufata umunyeshuri usa ngo umushinje ko ari indaya? Hoya. Ariko bukiye turavuga ati se ko bya bintu byiyongerara, bati mufata abantu n'abanyeshuri muhafate. Tubafashe bucya mu gitondo se bashufashe Bibiliya bajya ku rusengero. Kandi wabaza umuntu usengera ati nukuri nungu tujye mu cyumba cy'amasengesho, nubone gutyo turaza gutinda turavayo bwije ntimuze kudufata. Kumbe bari muri business. So hariho abantu bavuze ko bazi Imana, bayumva mu majwi cyangwa abantu bayivuga, bayemera ubwo barabatizwa, ariko ntibahinduka. Bageze igihe cy'ubwicanyi, bisangwa n'umutima wabo hatari mu Mwuka Wera utuma badakora ikibi. Satani araza yicaramo, barakora babishoje batayiwe, turicujije impamvu twabikoze, kuko noneho icyaha kigiye guhanwa. Ariko uri kuvuga abo bantu, garuka kubabigishije. Ndashaka kubona uruhare rega rw'idini icyo gihe, kuko ntago rwabigishije inzira y'agakiza no gukizwa no kubona Kristo, ahubwo babigishije kuba abayoboke b'idini. Stili na n'uyu munsi bihari. Ntago turi bubitindeho, ariko tubivugeho gatoya. Aba bantu bayoboraga itorero kirya gihe basumbijwe amaboko n'abantu batigishije ukuri. Yego. Simvuga Gahogo, reka tuvuge Nyabisindu. Yego.
ni ahantu nabaye yende ndibuze kuvuga no mu Gatenga ho gato. Yego. I Nyabisindu hari umugore ari umudiyakoni, umugabo we ari umusirikare ari umukapiteni mu kigo cya Gitarama. Umugore ni umuhutukazi, umugabo ni umututsi, ariko ni umukapiteni ni umuganga. Uyu mugore yarakundwaga n'itorero rya ADEPR Magara Ntusige. Ariko kubera yuko itorero ryari ryarasumbanyijwe amaboko na babandi bagambere gukora ikibi, uyu mugore ntago yari akivuga, ahubwo basohotse mu rusengero bajya kwica umugabo w'umukapiteni. Ubyumve neza, mu kigo abicanye, apana abasirikare bagenzi be, abanyedini ari nabo twaje kwita interahamwe. Afite rero nta nubwo bari interahamwe, bari abicanye babuze ubwenge gusa. Bajya kwica umugabo mu kigo, baramupfukamisha bati kandi ntago tumwica, mureke tumwice gikirisitu, muhamagare n'umugore amusezere. Uravugisha ukuri? Yego. Bagiye kubanza kumusengera mbere yo kumwica? Oya, nubwo umugore azasezera umugabo, umugore wamutumaho n'abapasiteri baraza bati nyamuneka bene data, urabona rero buriya batoya twebwe turica umugabo, kandi umugabo niwe mututsi. Abasirikare barahagaze barareba, hagiye kwicwa nde? Kapiteni w'umudogiteri. Bati ngaho mada sezera umugabo. Arababwira ati nimumume muhobere. Baramwaramuhobera. Arambwira ati ahari Imana nibikunda tuzabonana ndisugi, nta mugabo nzashaka nk'ikibanga, genda amahoro. Bamwica umugabo areba, umugore areba, urangiye umugore arakata asubira mu rusengero. Tuzajya mu ijuru kureba, gusirimba kurakomeza, icyaba gicecekaho. Rero nuza kugaruka ukagenda byarabaye. Okay. Uraza gutuma nagusubiza kuko ufite ibibazo byinshi. Urashaka kumenya uburushyi bubera mu itorero. Bibiliya iravuga ngo kuko nijye wabatoranyije kugira ngo mumenyekanishe. Ntago ari mwe, ntago ari abantu bose batoranijwe, si bose bahamagawe. Abandi barashoreye babona bagenda bati buriya dufate Zion Temple ku cyumweru amateraniro mu gitondo abantu buzuye mpaka hanze, haterana abakristo 3 gusa. Yanzunze imodoka nziza nabaje mu rusengero basa neza. Iby'Imana ntibireba, ireba waje akurikiye Kristo. Aza kujya muri emotion, ireba waje akurikiye Kristo ngo abone ubugingo, ikareba undi waje akurikiye unguyu wamubuze muri karitsiye. Ariko MSG yawe batasigaye asengera muri New Life, reka mukurikire. Ahageze asanga hari ibihe byiza, arajoininga, haleluya, nawe arasirimba kimwe n'abandi, arafashwa aranabatizwa. Ariko yaje akurikiye mbe, ntago yakurikiye Kristo. Wa gatatu nuwimbura mukoro banyamurya nino, uzababona iyo binjiye mu rusengero ari bwo bwa mbere avuga ati ndafashijwe we mushu, ndafashijwe ndaguhe 5 miliyoni 5 ndaziguhaye. Uwo muntu ntabatizwa, ntihanishwa, ntagira gute, ahabwa n'intebe y'imbere. Wa mukristo waje akurikiye Kristo arasunikwa akajya kwicara ku muryango, uwo agahabwa intebe kuko azanye miliyoni 5. Bashakaga ubuyobese. Mushumba ati tuzashyiraho igisenge, ati kandi igisenge ni miliyoni 10 na zingati, ibyo ntibikuvune mushumba, ndahari. Mushumba agahaguruka ati dore umukozi w'Imana, kuko imitima iziritse kuri ibyo. Kirya gihe byari imihoro abantu batinya kwicwa, uyu munsi ni amafaranga aziritse ku mitima n'imitekerereze y'abantu. So igisubizo kiraho, umunsi azatinda kuzana ya mafaranga mushumba agakoresha inama, akamubwira akavuga ati ariko mwene data umukozi w'Imana kutayazanye, azahita haguruka areba abantu ati dore icyo mpfa n'abapasiteri niki, sigiye wabyemeye. Yego. Hanyuma uranyibutsa se kugira ngo bigende gute? Ashinda sohotse, hazabanza uyu nyamurya nino, hakurikiye ngo waje akurikiye wa wundi, uzabona wa mukristo wakurikiye Kristo aribwo yicuma yigira imbere, akubwira ati mushumba reka dusenga Imana izana amafaranga. Niyo kategori uwo mugore yari arimo biciye umugabo. Mwibiri banga n'uyu munsi arahari, ntarashaka cyane, ntarashaka, tegereje gusubirana n'umugabo.
nibagera mu bwami nzamubona azambona ndi vierge kubera ikintu 9-4 9-5 9-6 uraza kwihangana soko kusuzugura we nta kibazo papa havutse ikintu bitaga amavugurura mu itorero reka uyu munsi dusakuze reka uyu munsi tuvuze induru tuvuge kandi bitubabaze yuko itorero rya ADEPR buri munsi rifungirwa insengero ariyo yari isoko y'abizera bazima ariko yagiye ivangirwa n'izo mbaraga z'ubupfu n'imvuga z'ubupfu unyumve twagize umupasiteri umwe araduka mu myaka 18 ati Imana yambwiye ngo nishyingirwe umugore w'imyaka 52 Imana yabivuze ntawe yagiraga arahatiriza n'abashumba bati nyamuneka sigaho ariko kubera yuko yari umututsi baramutinya abahutu bari abapasiteri birangira bamushyingiye umukecuru muri ADEPR yego nge yabaye umwanzi wanjye buke arongera arangarukira naramubwiye ni hahandi ikigiye gushaka ntabwo uzakibona inyota yawe uzayigumana tu n'uyu munsi aracyayifite inyota abakabiri twese twaramuyobotse umuntu witwa Meshaki umuhanuzi unkurikire neza ubupfu aho buzira kandi mwananirwa kubuyobora bigapfa azahanura avuga uburyo ki tuze gutandukira cyane yego ntago dutandukira hano turi mu buyobe n'ubundi azahanura avuga ngo 2/3 mu gihugu bigiye gupfa turaboroga turaririmba tubwira Imana kumbi nyuma yari izindi mbaraga za FDLR zero zimobilizing nari umusirikare please zero zimobilizing kugira ngo habe indi genocide mu gihugu iyo genocide rero ntago yari kwica umututsi gusa yari kwica n'umuhutu uri mu gihugu hagati yego turabiyoboka turabyina ibintu yewe izo ndirimbo uyu munsi uzigaruye abantu bakizwe ari indirimbo turi ingabo za Yesu koko iyo ndirimbo yararirimbwe n'abacengezi baje barayiririmba tukazaruhengeye niyo baririmba bari mu misozi ariko twabonaga ari umukozi w'Imana please ndababwira ibi mujye kureba umugabo umwe ufite imvi nyinshi n'uruhara ukina amafilme bamwitande tuko pamoja hano mu Rwanda tuko wote uzamuhaza uti Pastor Colonel uramuzi uriya twarakoranye mu itorero dukurikirana abo bagabo tuza gusanga inyuma hari ikintu cyitwa FDLR kirambuye kinini ariko Meshaki yamagaraga igiterana abantu bagahurura ndabyibuke Musanze yatumye nanga telefone kanje niga mu segonderi ngo Imana igiye kunkurira ibintu bikomeye ariko mfite ndanaburara uwo munsi nejo rero banyitaga igipinga niyo waba uvuga mu ndimi uvuga ko Imana igiye my friend hari ibintu abantu bakinisha umwuka wera nimba ari muri wowe ntago ari ubururu ngo wanje abari umutuku wa Pastor Eric abari ari icyatsi kibisi oya twese twuzuye umwuka wera Bibiliya iravuga ngo ntari nagira icyo nkora nzabanza mbamenyesha kuko ukikumenyesha giye bikandeka mugabo ibintu uri kuvuga birakomeye niba bikuri mu mutima Imana igumugisha mwinshi oya nimba wuzuye umwuka wera n'uwi wanyu mu rugo nimba Bibiliya ivuga ngo umwuka wera azaza kuri twe ntago yongeye gusubira mu ijuru ngo hanyuma najya kugaruka azajya akoresha umwunde Eric yambwiye ati Bwana asifiwe mpita mbyumva ngavuga ni amen asifiwe sana hari n'undi mupasiteri inshuti yacu yajya amamagara akatanguranwa haro Bwana asifiwe atarambwira ati pasiteri Bwana asifiwe nkavuga ntibivuye ku mutima ariko hari n'undi ukubwira ngo mushumba Yesu ashimwe cyane ukavuta isi urambeshye kweri ibyo urabizi urakijijwe n'abandi turi kumwarabize bagatesha agaciro ibyo bintu so aka kavuyo k'abahanuzi kaje kure mu bundi buryo bw'ibwomeke mu itorero ariyo mpamvu haje amavugurura asaba 50 y'abahutu na 50 y'abatutsi 50 y'abahutu na 50 y'abatutsi batabonetse bari kubura guteze icyo gihe itorero rigiye kuba mu bice bibiri hanyuma ndabaza ni Imana mwumvaga basenga yari irese muri urwo rwego
abari Arusha se bavuze bati itorero rigaruke, bari bande? N'ibyo bikorwa bakoraga. Representa bari umuhutu, umwungirije ari umututsi. Nuko bashaka kubaka state. Ariko ibyo bafatiraga ku mabwiriza ya Arusha yategekaga RPF na MRND n'abandi. Uyaba iki ngiki, uyaba iki ngiki. Nawe akari kwabikora. Bivuze ngo ni nyuma ya jenoside abo bantu bariyo nibo bakomeje gushaka gutanga amabwiriza. After all, ADPR ntago yagiye Arusha, ariko yafashe ibikorwa bya Arusha bigira ibyayo. So ni muri urwo rwego rero kandi ADPR niyo iri kubyara amatorero menshi, uwo mwuka uri gukomeza ukagenda ukajya gukura. Abavutse benshi bitwaga abapasiteri, babaye n'abapasiteri bajyanye icyo kintu, aho bagiye gutangira amatorero batangirana icyo kintu. Ariyo mpamvu ako kavuyo kose kaje kuba, na n'umunsi turashima leta. Umupasiteri kazi umwe, umupasiteri wari mu Gakinjiro yazanye mu byara we, amuvanye muri Methodist Libre Icyangugu, amushyira ari amugira umwarimu. Anava Icyangugu azana recommandation yuko ari umukristo w'itorero rya ADPR kandi avuye muri Methodist, amugira umwarimu. Uyu nawe aza gutera inda umukobwa ari yakoraga, yari dirija wa korari hariya za Gisozi. Bose bafatiwe ibihano, barirukanka bajya gushinga idini kubera ko babaharinye kandi babajije amakosa bakoze. Birukanse bashize idini kubera ko abantu bakunda ibibaryohera mu matwi. Wa mugore ntibigeze bareba uwakoze ibyaha, ahubwo baramuyobotse. Umugabo araza aba mwarimu umugore asengerwa ubishopu, umugabo asengerwa burevera pasiteri. Itorero riragwira, abantu baraza. Bukeye umugore afata amasengesho y'iminsi 70 n'umugabo, basenga Imana. Mana iri torero rizahinduka gute, Mana iri torero nyine bashakisha mu maso y'Imana ku mbaraga. None Imana ishaka kwereka umugore ko atari we muyobozi w'itorero, ahubwo umuyobozi w'itorero ari nde? Umugabo we. Sinzi niba ko kantu kumva. Yego. Umugore aravuga ati umugabo abantu hayitorero umwuka yego. Nta nubwo yamwihanije ngo anamutenge. Yagiye ku isoko agura ishoka nshyashya. Yego. Cunga umugabo asinzira mu umutwe ati kavuna umuheto ntabwo ushaka kumumarira. So mbwira abo bantu basigaye aho, jye nawe uri umuvuga butumwa ndakuze, tugende tujye kubabwiriza. Urabona bazihana? Ndi kugenda numva ibintu bikomeye. Uyu munsi turarenganya leta na RGB, nta kosa bakoze habe na rito. Uri mwene data, itorero riri hano mu Rwanda rikajya gufasha Kamitugurazi. Iyo mitwe iri gutera ubwoba iri hariya, akajya gufata imfashanyo Kamituga akaza kubaka itorero. Twari mu Rwanda bafite ibyo bashaka kurema kindi. Umunsi nzakubona kuri channel yawe washyizeho ibidahuye n'ibyo nakubwiye, tuzaviringa itage nawe twanaguruka aho. Nicyo ngiye kukubwira. Abantu bariho barahanura kuva mu Ruhengeri, Gisenyi baraherekanya ubuhanuzi. Nuko ngiye kubana babanza bavuga ngo ndabivuze nibashaka banyice. Ngo ndabizi ngo nubundi baranyice. Ngo nubundi ndabizi baranyice. Ngo ariko mbonye Nyabugogo yose yahindutse amaraso, hariya muri gare ari imirambo gusa. Ugatekereza uyu muntu Imana yayimubwiye ngo bigende gute? Yaravuze ngo nimvuga ko umunyabyaha azapfa, wowe murinzi ntumubwire ko azapfa azize ibyaha bye. Azapfa ariko nzakubaza. Noneho weretswe abapfa gusa, none se wababuriye? Ndabivuze umuntu akikomanga ku ibero agasakuza, nawe akitwa pasiteri. Nanjye nkitwa pasiteri niribitseho lisansi yamvunnye nanakijijwe inkoni nakubiswe ndugu yangu. Kandi ikintu kirenzaho, wa muntu uri guhanura ibyo bintu uvuga ko akijijwe niwe uzana amoko, niwe uzana amacakubiri. Uri urabona kandi arimo arahanura ko Imana imutumye ngo azabwire abo bantu, kandi afite urusengero. Aho leta itari buze kugoboka, ntago abantu bari buze ngire kongera. Unyumve neza,
umuntu akavuga ngo uhereye none urashaka agatuti, utegetswe ko uku kwezi utanga miliyoni, nimba nayo utanze kandi uri hano ntuzongera gukandagira ku gatuti kanjye, apana k'Imana kanjye. Kandi ubwo waze mu gishanga mu kibaya aho hicaye abakristo yitwa ngo byari itorero rimwe nasezeyemo, bukeye umushumba ahagarara ku gatuti arantuka, anutse abantu basohotse bati wakoze iki umushumba? Ndawe ni ukuri pe nanamusezeye neza, bati yavuze kumeze gutyo umeze gutyo, mugiye reka tukubwire pasiteri yeriza ubuso umurege ku Mana. Ndawe ni ibyo bitera igifu. Imana ishimwe ko nabyumvishe simbyiteho. Yego nari mari. Ndawe nibyo bitera igifu. Bati umuntu amvuge nanjye njye kwiriza ubusa ngo yamvuze, ni iminsi mike arabacecetse, ni kandi imirimo ye muyireke izagaragara. Cyetumye abashumba bandi ati mugende mushake koroneri basagaruke. Umushumba wa nyuma yanyicaje ahantu angurira ibiryo, arangurira ati turye, ndamwe ibiryo ndumva ntari ubirye birabishye, banza umbwira icyo nshakira. Umuntu bari kumwe aramubwira ati gende gahoro, umugabo agira size musansi ibintu byose yabimenye, mbwira icyo nshakira, ntusanzwe umuhamagara, ntusanzwe umvugisha, none urampamagaye mvuye mu ivugabutumwa Kabarondo nje nirukanka ngo njye guhura n'umushumba uti baguye ibyo kurya bazane na potaje, kutarusanzwe ungurira ni amahoro. Turabona rero umushumba yambwiye ngo nkubwire ngo nta kibazo ugaruke ujye mu itorero. Ndamwentereka rero nkubwire, genda umubwire ko Imana yanjye atari inzara. Haleluya. Sinamukoshereje ibitutsi niba bintutse, nagende nibura ahagararaho ayobora avuga ati nakoshereje itorero rya Nyamata, nkosereza koroneri n'Imana musabye imbabazi, nta kukanya ndahita mbimenya. Ntabyumvise ati bitamaguruka tutariye twinuya ejo atazagira ukuboshya kujya mfatirwa ku birayi n'ibishyimbo. Niki imitima yacu yaboshywe n'ubugome bwa Satani twanze kurekura. Ndetse iyo nganira na Eric we ndisanzura, hari n'abandi tutaganira kandi ari abapasitori, ariko mushumba nutuganije ngo mugira amahoro. Kubera iki? Banyereka muzitsi atari kubika umutima. Kuko umushumba ukunze umugabo, umugore, umusore, inkumi iri mu itorero kugira ngo izabone ubugingo, arabakunda akanabababarira. Ariko umuntu ushaka kubwira ngo sinagutumye ngo uzanire abakijijwe, naragutumye ngo uzane abafite amafaranga, umutima wuziritseho. Ingorano zabo mu isi barazibonye. Mfite ikibazo kimwe gikomeye tugana ku musozo mushumba. Yego. Iyo umugabo avuga ukuri hari igihe wenda nubwo yaguhisha ariko ntawe urakamucika akavuga ukuri. Yego. Bikagaragara ko umuntu ari kuvushira mu kuri. Uyu munsi dufite ubuyobozi bwiza bwa leta, ndetse tugashima tukavuga duti ubuyobozi bwiza mu bigaragarira umuntu wese. Igihugu nyuma ya jenoside igihugu cyari kirwaye umugese, bivuze ngo icyo gihe bari guprofita wose, urabona mugeze mu gihugu mubohoye igihugu. None akabazo k'amatsiko ko hayi hekima akavuyo, wari gusanga umuryango barawumaze, wagombaga gufata imbunda cyangwa nawe ukica abatari bake. Ariko kubera ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu baravuze bati musigeho hatagira uwihorera. Murabyumviye, murabyemeye. Ubwo ubuyobozi bwiza butangiye kunga abantu busanze baratemanye, abatarageza no mu rusengero, kandi harimo nabo mu rusengero. Umunsi nita idini, ngiye simbona akamaro k'idini. Ubundi dukomeze. Hanyuma rero uyu munsi dukomeje kugira ubuyobozi bwiza, urabona aho igihugu kigeze nyuma y'imyaka 30. Reka mbaze ikibazo cyawe. Iyo turamutse tugize politike mbi, y'igihugu, ese koko uyu munsi idini dufite cyangwa tubyita itorero dufite uyu munsi, akabazo k'amatsiko, koko iryo dini ryashobora kurinda ntihongere kubaho jenoside? Ndashaka kumenya, usibye ubuyobozi bwiza bw'igihugu, mukurikije aho idini rihagaze uyu munsi, koko idini ryavuga ngo uyu munsi noneho nta jenoside yakongera kubaho, cyangwa
ba bandi bari kugusekera muzitsi kaza mwitwa ko mukora inshingano zimwe nibo ba mbere bafata umuhoro. uraza gutuma subira ku bami babiri nta kibazo. niyo yimika ikuraho abami ikimika ibikomangoma. kandi nujya kwitegereza Bibiliya iravuga ngo nuko rero uyu mwami arima amara igihe kiniki imirimo ye niyi, ngo ese imirimo ye yindi ntiyanditse mu gitabo kiniki. Wajya gukora ubushakashatsi ugasanga ahari ashobora kuba yaragize imirimo mibi kurusha imyiza yatangiriye. ariko burya Imana yimika abami babiri, yimika umwami mubi ifite impamvu, ikimika umwami mwiza ifite impamvu. Umwami mubi iyo yimye hari ubwo Imana ibigira ngo ihane abantu bayo. Iyo umwami mwiza yimye ni ukuvuga ngo Imana ibishatse kugarura imitima y'abantu kugira ngo tuze. kandi ntugire ngo umwami mubi azajyaho wahite yica, ahubwo hazabaho kudohoka k'ubwami abantu bakora ibintu bibi. uyu munsi wasambaniye muri Serena, niwasambaniye muri guest house hano hepfo iwacu Bugesera Kamake sinzi, niwasambaniye mu bihuru. bose niba bakoze ibyaha bimwe bose basambanye. leta igiye gufata abasambanye hera he? guhera ruhande sinzi, ariko bose irabatwara. hera wagiye mu bihuru kuko niwe ugaragara. sorry. ariko naye yakoze kimwe n'uwakoreye muri Serena cyangwa Marriott cyangwa La Paris hano iwacu. uwasindiye hariya ni kimwe n'uwasindiye iwacu muri quartier. bose basinze, bose igipimo bose barabatwara, bose babajyana. ugasanga leta irira kavaringa cyangwa irirarwanya icyo gihe. hari ibintu bashinze by'imiryango gukurikira. so muri ubwo buryo leta irazika ikubaka inshuti z'umuryango yego mu midugudu no mu masibo kugira ngo bamenye aba bantu kuki basambana kakagena. ahari suko babuze ibyo kurya, mubaha ibiryo. leta nziza mubaha ibiryo, mubaha ibyo kunywa, mubaha mituweli, mubaha ibi. turebe ko twakavaringa ako kavuyo. ariko leta ntabwo izajyana mituweli muri hoteli yego. kuko n'ubundi wagiye muri La Paris ni umusambanyi w'umunyamafaranga cyangwa umunyacyubahiro cyangwa mu bundi buryo. nawe iyo bamumenye ko ariyo mishinga agira ntabwo aba agifite ijambo muri ya leta. urankurikiye neza? iyo ni leta nziza. iyi leta nziza yacu yadutegetse gusenga imyaka 30 n'umwe, sibyo? twarasenze, twirije ubusa, twarabwirije. hepfo ya hano bagashinga itorero, haruguru y'umuhanda hakagira irindi, mu gikari cyo kwa runaka hakagitorero, twarahamaga. ugasanga mu mudugudu umwe harimo insengero zirenga 5, bose baravuga Yesu Kristo, ariko bose ntibakundana, baryamanye imihoro mu mitima yo kuzatemana. Yesu baryamanye imihoro mu mitima. reka mbwize ukuri, reka mbabwire icyatumye leta ihaguruka. Imana ishimwe. amina. ukajya mu itorero ugasanga umuntu restoration church itangira igaho gutwirije ubusa ko byari itegeko ku itorero mu rwego rw'igihugu. nibwo bwari ubwa mbere mbonye ADPR yiriza iminsi 40. bakabigira official bati musenge, hadutse itorero ryitwa restoration, mushyiraho umwete kugira ngo Imana idutabare iryo torero ntirizabeho. nari umusirikare ariko najyaga nyobora amateraniro, tuza mu masengesho. iminsi 10 twakoraga igikorwa cyo guhuriza hamwe imbaraga tugasenga. ku munsi wa 10 nijya yoboye amateraniro, regional ari inyuma hari hamwe ati we yobora ndaje mbwiriza. ndiyo nyobora turo dusenga, Imana irambwira ngo none se waruzi ko bari ari abapagani? baranze bahunza amafuta ari muri mwe, kandi inyuma hasohotse abandi si abapagani.
ahubwo bahunze amafuta ari muri bo babwire uhereye hejuru bakizwe. Ayo masengesho ntabwo twigize tuyarangiza ku rwego rw'igihugu ntabwo twigize tuyarangiza kuko mu Gakinjiro bararwanye ayo masengesho y'iminsi 40 atarashira yo muri ADP. yego Mu Gakinjiro bararwana baraterana ibipfunsi. ubwo ni 96 96 bapfa iki? bapfa matera n'ibitanda byajyaga ku ishuri rya Butamwa. Wari Sejerari yarateruye ati pya anyuzaho Secretary General bituma bashyiraho Sibomana aza ari umunyabwenge ucecetse utuje, ariko mu gutuza kwe abantu bamwita umunyamubiri, bavuga ko atuzura umwuka wera wagashyira ibintu kuri gahunda gusa nimukora ibi ngibi nimukora ibi. Sibomana yari umuyobozi mwiza kandi akijijwe, ariko n'ibyabuje ko n'abandi bavuka bakagenda bakajya gutangira amadini yabo n'amatorero yabo. Nyamara bo bose mwibiri banga itorero ryasohotse rikagenda rikaremeka rikabaho. Navuga ngo barashobora kuba bazabaho n'umuri wa Pentecote. Bagezeyo nabo bakora uko bashoboye bikiza wari representa wabo basubira mu moko. Bacikamo ibice bibiri na. Ejo bundi hari idini nagiye gusura, gezeho naho nsanga bafite amasengesho. Mbabwira umumaro w'abanyamasengesho n'umumaro w'amasengesho, kuko hari abanyamasengesho hakaba n'amasengesho. Ushobora kwitwa kuri umunyamasengesho ariko ntumenye umumaro w'ibyo uriho ukora. Imana irambwira ngo aba ngo ameze nk'urutare runyagirwa n'imvura, ngo se rwameneka rwakumva amazi sawa, rwakumva amazi ntuzongere bareke. Uravugije ukuri? Sohotse mbwira Imana mu mutima ndabena iwe iti mubaza uyu nguyu igihe yakirijwe. Ese wakijijwe ryari? Ati urabona, ati njya no kubatizwa. Wakijijwe ryari? Ati papa ajya kumbatiza ati yanjyaje ngenye. Nta buhamya ufite kandi niwe representa w'itorero. Ndabasuhuje bayi ntacyo. So ayo mavugurura yose ntakuraho urwango, kuko urwango ruzakurwaho n'ikintu kimwe. Ijambo rivuga ngo nicyo kizatuma bamenya ko muri abigishwa banjye nimukundana. Ese ni bande bazamenya ko muri abigishwa ba Kristo? N'imbaraga zano hejuru zitegeka isi y'umwijima, apana amarembo y'ikuzimu. Abantu ntibabyitiranye. Amarembo y'ikuzimu Yesu ntacyo yatwaye, nawe nubwiriza ntacyo atwaye, ariko nuyajyaho azagira icyo agutwara. Ariko ikiswe imbaraga zano hejuru mu kirere zitegeka isi y'umwijima ariyo dutuyeho. Nushaka kubimenya uzasoma ibyahishuwe itorero ry'Isarudi, uzamenya aho dutuye hariho. Kandi kugira ngo hakire ngo nuko ufungura amatwi ukumva icyo umwuka abwira amatorero. Abantu batari bihana, abantu batarahindukira Kristo, biragoye. Mushumba, Imana iguha umugisha. Uvuze ibintu bikomeye, umuhanga, umunyabwenge waba dukurikiye muri iki kiganiro yabasha kumva. Mugiye kudusengera kugira ngo n'abadukurikiye aya magambo agira inkomezi mu isengesho. Ariko reka mbaze umuntu udukurikiye ko ijambo rivuze ngo ndi ku rugi ndakomanga, nufungura nzinjira dusangire, rirabwira ndi si umuntu ku giti cye. Uwo muntu ku giti cye ubwirwa nonaha ngira ngo niwe wabasha kumva iki kiganiro, ntabyitirira abandi, kuko buriya byanze bikunze uko byagenda kose igihe kizasobanura ibintu. Hanyuma benshi bari kurohama, bari gupfa kubera ko abaca mu nzira y'igihogere ni benshi. Hanyuma rero abaca mu nzira ifunganye ni bake, abenshi ntibazabura kurohama. Ariko ndizera ko wenda nuvuga nkavuga hari abantu bake tuzarokora, wenda Imana iduhaye uyu musozi kugira ngo tuwukore w'itangazamakuru. Niyo mpamvu nari mvuze n'umuntu wese wakurikiye iki kiganiro ahabwa umugisha. Hanyuma ndifuza ko tuzongera tukabatumira, tukongera tukaganira, bitewe nuko ndabizi neza ko iki kiganiro kirafasha benshi. Hanyuma wenda twagana ku musozo, niba hari ijambo mukarisengeramo, hanyuma mugasabira umugisha bakurikiye iki kiganiro.
urakoze cyane Aime. Genda hari kandi shima Imana yo mu ijuru cyatumye dusigaza. Amen. Hari abantu benshi bari hanze ujya mu idini runaka kugira ngo urebe ko bakwakira bageraho ugasanga ntibikunze, nubwo itegeko ry'igihugu riduhatiriza kuvuga ngo tugende duhurire hamwe, ariko ugasanga ntibikunze. Arabasengera mu mago kandi nabo Imana irabumva, nkavuga ngo inabongerera uburyo bwo gukizwa bakabigendamo neza uko bikwiye. Rero tuzahura tuganire, Imana izaduha n'ibindi bihe kandi byiza. Amen. Nagira ngo dusome ijambo riri mu Byahishuwe ibice 3 uhereye ku murongo wa 7. Haranditse ngo wandikire marayika w'itorero rya Filadelfiya uti: wera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Nshatse kuganira kuri iri jambo, mbwira umuntu wese udukurikirana, hari abantu benshi baruhijwe, hari n'abari mu byaha ubu bahoze mu nsengero, ariko babirimo akababazwa n'ibyo akora, akavuga ati urusengero rwacu wari ruriho mba ngiye mu materaniro, mba ngiye mu masengesho. Ndagira ngo mbwire umuntu wari wese udukurikira, iyi si yuzuyemo ibyago n'akaga n'agahinda, cyane cyane muri ino myaka tugezemo, aho Satani akora mu buryo bugaragara kugira ngo tubashe kuzagera ku ntego zo kubona ubugingo, kuko ubuzima bw'Imana izabuduha uko byagenda uko ariko kose, izabuduha. Tuzaburara ariko nibucya turye, tuzabwirirwa nijoro turye, tuzambara ubusa bukeye twambare. Ni ubuzima rusange bw'umuntu wari wese utuye hejuru y'isi. Upfa kuba ufite ibyiringiro. Utizera ntabwo twizera ko tuzabona ubugingo, ahubwo dufite ibyiringiro ko tuzabona ubugingo buhoraho. Ikituruhije rero ni ayo masinagogi ya Satani. Utani duhura tuzaganira amavugurura kuva nyuma ya Yesu Kristo kugeza uno munsi. Aya masinagogi ya Satani yagiye yihinduranye, byatumye abantu, ubwoko bw'Imana bugwa ruhabo, baratagangara, baburiye icyerekezo. Ndagira ngo mbagire inama bene data, tegereze Yesu Kristo, urinde ijambo yakubikije, nturitakaze habe na gato. Umunsi umwe, igihe kimwe, Imana izavuga tugende, abasigara bazasigara kandi abakurushyaga bazakwikubita imbere. Bibiliya yavuga ngo nuko nyamutunzi ajya kwa Aburahamu aramubwira ati nakoze urutoki gusa mu mazi, ashyire ku munwa wanjye. Ndabizi neza ko hari n'abazavuga ngo iyo tubimenya twakagombye kuba twarihanganye nkawe. Ihanganire mu ijambo ry'Imana, ihanganire mu birushya, ihanganire mu byago, ihanganire mu kaga. Ushaka uburyo bwo gukizwa umunsi ku wundi, utuze. Nubwo amazi ageze mu ijosi utabasha kuyoga, hari udufata amaboko akadukomeza. Ari wavuze ngo afite urufunguzo rukingura ntihagire ukinga. Uturize muri we, umunsi umwe impande izavuga tujyane. Yesu abaho umugisha, turabakunda. Abantu bose navuze b'imuhanga, abo navuze bo mu Gatenga, ni bene data muranzi, kandi nzi neza ko dushyigikirana. Abo tuvugana ku manywa na nijoro, ndabizi neza ko dushyigikirana. Tuzahura twongere tuganire ku by'Imana. Uwiteka Imana abaho umugisha mwinshi. Reka dusenge Imana. Iminsi yacu yo kuramanya gora ku ngoma Imana ni uburushyi n'akaga n'ibyago, kandi turaguswa imbere n'inyuma, ntawe ubasha kunyegambuka cyangwa se ngo abashe kuba yakweguka. Uwariwe wese agerageza guhagurutsa umutwe ashaka mu maso hawe,
ariko hari urusaku by'ibintu byitwa ko ari abubaha wowe, nyamara bakora ibizira imbere yawe. Nibyo bituruhije ku bitugu, nibyo bituruhije imbere n'inyuma, nibyo bituruhije mu buryo bumwe cyangwa bundi, ntabwo tubasha kubyikiza. Niyo mpamvu tukwiyambaje nyagora ku ngoma Imana. Waravuze ngo nitugutabaze nawe uzadutabara. Reka udutabare muri no minsi iruhije, ubwo abantu baducira ingone baturyanira inzara. Icyo gihe cyo kugirirwa neza nawe reka tukubone. Uturinde, urinde ubugingo bwacu, urinde abana badukomokaho, urinde imiryango yacu, urinde abizera hirya no hino. Utwemerere ubwo impanda izavuga twese tuzazamurwe mu ijuru, ariko tukiri mu isi waze kwifuza ku imitima yacu. Uwo mugisha wari wese adukurikiye, uwo mugisha umugabo n'umugore, kandi uko bagenda bakora subscribe cyangwa se basharinga, ubaho umugisha kugira ngo ubutumwa bugere ku muntu wari wese abwumve. Kandi dukomeje bene data hirya no hino bakomeje gufungirwa isengero kubera yuko igihe cyo gucungurwa kiri hafi. Tubasabiye kwihangana kandi no kugirirwa neza nawe. Urakoze kuri Imana ujya kubigenza gutyo. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha.